Ese zibayeho zite? Zirya zite? Zikora zite? Kandi zitaniye he? Ese ni irihe huriro riri hagati yazo? Ni ibiki bizifasha kubaho bitewe n'aho ziri? Abantu benshi barazitiranya bitewe n'uko bigora kuba bazitandukanya. Niyo mpamvu mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe izi nyamaswa zombi, urukwavu na bakame. Icyo musabwa ni ugukora like, share, comment na subscribe kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu by'ubutaha. Iyi ni Ishyamba TV. Njye ndi Boniface Masengesho, mbahaye ikaze. Mu gihe cyashize ndetse n'icyubu, abantu benshi bagiye basoma inkuru, abandi bakazibwirwa. Aha ndavuga imigani ivuga kuri bakame. Nubwo benshi bagiye basoma ndetse bakumva ko bakame ari inyamaswa yibera mu mashyamba, ntibyatumye batayoberwa kuyitandukanya n'urukwavu, kuko ahanini usanga muri aba bantu abenshi barabanaga n'inkwavu kandi akaba arizo bazibona mu bitabo. Gusa usanga bano bantu bataribeshyaga ku kigero cya 20% mu gutandukanya izi nyamaswa zombi. Ese ni ukubera iki dusanga hano abantu bataribeshyaga ku kigero cya 20% mu gutandukanya izi nyamaswa zombi? Impamvu abantu batibeshya mu gutandukanya bakame n'urukwavu ku kigero cya 20% ni uko izi nyamaswa zombi zirimo umuryango wa lagomorphe. Ikindi kandi zombi zigira amenyo ane y'imbere ariko umusaya wo hejuru. Ibi bikazitandukanya n'izindi nyamaswa bita ingugunyi, harimo imbeba, ifuku ndetse n'izindi nk'izo. Izi nyamaswa zombi iyo zigenda zikoresha amaguru y'inyuma akaziterura zisunikira imbere. Iyi niyo mpamvu usanga abantu batibeshya ku kigero cya 20% mu gutandukanya izi nyamaswa zombi. Ese ni ukubera iki usanga abantu bibeshya ku kigero cya 80% mu gutandukanya izi nyamaswa zombi? Hari byinshi biranga kandi byerekana itandukaniro hagati y'izi nyamaswa zombi, harimo aho ziba. Nk'uko inkuru nyinshi zibivuga, zivuga ko bakame ari inyamaswa yibera mu mashyamba kandi ikaba ikunda kubaho yonyine, mu gihe usanga urukwavu rubana n'abantu ndetse mu kubaho kwarwo rubaho ruri mu itsinda. Izi nyamaswa zombi zongera gutandukanira mu miterere yazo. Aha niho usanga umuntu abonera itandukaniro hagati ya bakame ndetse n'urukwavu akoresheje amaso ye ndetse n'ibipimo byabugenewe. Ku miterere igaragara amaso yacu harimo ubunini ndetse n'uburebure. Aha niho usanga bakame ifite hagati ya 30 kugeza kuri 70 z'uburebure, kandi iyo ipimye ku biro ahanini usanga ifite hagati y'ibiro 3 kugeza ku biro 6, mu gihe usanga urukwavu rufite hagati ya 40 kugeza kuri 50 z'uburebure ndetse n'ibiro biri hagati ya 2 kugeza kuri 3. Ikindi kandi usanga izi nyamaswa ebyiri zitandukaniyeho ni uturangasano twazo, aho usanga urukwavu rufite koromozome 44 naho bakame ikagira koromozome 48. Mw'isi hari imigabane myinshi ndetse n'ibihugu byinshi kandi byose bivuga indimi zitandukanye. Gusa muri buri rurimi usanga na buri nyamaswa ifite izina ryayo. Uru ni urugero rwiza aho dusanga bakame yitwa lièvre mu gifaransa, naho mu cyongereza ikitwa hare. Ariko urukwavu rwo barwita lapin mu gifaransa, ariko mu cyongereza rukaba rwitwa rabbit. Ibi bishatse kuvuga ko izi nyamaswa zombi zitandukanye. Hari n'izindi ndimi zihariye kandi nazo zigira amazina yazo, arizo twita indimi scientifique. Zivuga ko urukwavu bagwita Optolagus ariko bakame yo ikaba yitwa Lagus. Ibi bishatse kuvuga ko izi nyamaswa zombi zitabyarana bitewe n'uko zidahuje icyo twita chromosome. Izi nyamaswa zombi zifite ubushobozi bwo gukoresha umuvuduko uri hejuru cyangwa se ukabije mu gihe ziruka. Gusa biratangaje, ntuzi ko umuvuduko w'urukwavu ungana kilometero 45 mu isaha. Aha bakame yarenze 1/2 cy'umuvuduko w'urukwavu, bivuze ko yiruka kilometero 65 mu isaha. Ibi umuntu utwara imodoka cyangwa se moto, ikinyabiziga muri rusange, niwe wabyumva neza. Ibinyabuzima byose byo muri iyi si biravuka bikororoka kandi bigakura.
Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe imikurire ndetse n'imivukire y'izi nyamaswa zombi, uburyo zitandukanya. Urukwavu rugira ubushobozi bwo kubyara mu gihe rumaze amezi 7 n'amezi 8. Ikindi kandi urukwavu ruhaka iminsi iri hagati ya 28 na 34. Iyo rwenda kubyara rucukura umwobo ruzahishamo ibyana byarwo, rukipfura amoya mu buryo bwo gushakisha ubushyuhe muri iyo nturo ruzabyariramo. Mu gihe bakame igira ubushobozi bwo kubyara ifite hagati y'amezi 6 kugeza ku mezi 9. Ikindi kandi ihaka hagati y'iminsi 40 na 42. Utwana twayo tuvukira mu gihuru, tuvuka tuzi kwigwanaho ndetse tuzi no kwiruka, tuvuka tuzi kureba kandi twumva neza, tuvuka tuzi kurya. Umugereka iyo tumaze ukwezi nyina iraducutsa, nyuma buri cyana kikajya ukwacyo kikajya gushakisha ubuzima, kuko zidakunda kubaho mu matsinda, ahubwo buri nyamaswa yose yitwa ko ari bakame ikunda kubaho ukwayo. Niyo mpamvu zose zita zitandukana, mu gihe urukwavu rwo ruguma hamwe n'ibyana byarwo. Ese ni ibiki bizifasha kubaho kandi bizitandukanya? Izi nyamaswa zombi zigira imikorere yazo ariko itandukanye, harimo ubuhanga bwazo. Hano dusanga bakame izi ubwenge ku bijyanye n'imibereho ndetse n'ubuzima, mu gihe usanga urukwavu rwo ntabyo ruzi. Gusa urukwavu usanga rurusha bakame mu kubika amafoto, amavidewo y'ibyo rwabonye, kandi rubasha kumenya umuntu rubana nawe uwo ari we. Ese ni ibiki bizifasha kubaho mu mibereho yazo bitewe n'aho ziri? Buri nyamaswa yose igira icyo twita adaptation cyangwa se imiterere n'imikorere yayo biyifasha kugira ngo ibashe kubaho. Bakame, iyi nyamaswa ifite amatwi maremare ayifasha kumva cyane ikintu gikomeye hafi yayo. Iyi nyamaswa kandi igira amaguru maremare y'inyuma ayifasha guhagarara neza, ikabasha gusimbuka cyane cyangwa se igatera urutambwe rurerure mu gihe irimo yiruka. Iyi nyamaswa kandi ifite amaso meza ayifasha kureba ikintu kiri kure yayo, ikamenya aho umwanzi ari hakiri kare. Gusa urukwavu rwo rubasha kubika mu mpumuro y'abantu cyangwa se inyamaswa bitewe n'uko rimenyereye. Nyuma iyo haje ikidasanzwe rutanga sinyare, ahanini rukubita amaguru hasi cyangwa se rugasakuza cyane. Hari byinshi tubonye bijyanye n'imibereho y'izi nyamaswa ntoya zibera mu ishyamba, gusa biratangaje. Reka dusigare twibaza tuti, ese ko tubonye imibereho y'izi nyamaswa ntoya zibera mu mashyamba, inini zo zibayeho zite? Niyo mpamvu mu kiganiro cyacu cyo gutaha tuzavuga ku nyamaswa imwe muri izo nini, ariyo bita imvubu. Kora like, share, comment na subscribe kugira ngo mukomeze kubana natwe mu kiganiro cyacu cyo gutaha. Iyi ni Ishyamba TV, mwari kumwe nanjye Boniface Masengesho, ndabashimiye.